iriterane. Haleluya. Impumyi ngo igize gute? Impumyi igize gute? Impumyi igize gute? Impumyi yumvise hari ikintu urimo kumva, hari ibyo bya Yesu urimo kumva. Niba impumyi yumvishe ibindi gusa irangije igira gute? Yumva ko hari umuntu udasanzwe ugezeho. Uyu mugoroba hari umuntu udasanzwe ugiye guhura nawe, kandi Yesu yagendaga mu kivunge cy'abantu. Wa mugabo we nakuru ntabwo uzi ariko arakuzisha ndumva ko atari umutuku, ariko hari ikimana igiye gukora we, hari ikimana ishaka gukora arakuzisha ndamuzi, ariko hari ikimana igiye gukora. Impumyi yumvise zaba ibiganza byawe. Haleluya, haleluya. Impumyi abantu bari benshi ngo ariko yumvise. Niki yumvise? Kwa Yesu w'i Nazareti ari we ari unyuzeho. Komera Yesu mu mashyi. Icyaba impumyi yumvise, umukene yumvise, wa munyenzara yumvise, yapfubyi yumvise, yaburandurira wumvise. Kwa Yesu w'i Nazareti ari ugeze gute? Niyo bahavuye kurasa ngo numva imirindi yo kugera gute? Aravuga ngo numva imirindi yo kugera gute? Numva imirindi yo kugera gute? Numva imirindi yo gutabarwa. Zamurira uvuga ngo numva imirindi yo gutabarwa. Impumyi yumvise, komeza gusohoza. aherako arataka cyane ati Impumyi isobanukirwa, biramusaba kwisobanukirwa muri mugoroba. Yesu Impumyi irataka, irataka. Amagambo yavuze tugiye kuyavuga, nutayavuga urareba, ibyo birakureba. Ibyo yavuze tugiye kubisubiramo. Tuzamuye ibiganza byacu, muye kwigumura badutakira Yesu. Impumyi irisobanukirwa, irataka. Mbese hari icyo murimo gutakira Yesu? Mbese hari icyo mukeneye? Mbese hari ikikubabaje? Mbese hari icyo ushaka ko Yesu yakora? Impumyi iragishaka.